Samweli wa mbere igice cya 18. Sawuli agirira Dawidi ishyari. Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, Yonatani aba inshuti magara ya Dawidi, amukunda nk'uko yikunda. Kuva uwo munsi kandi Sawuli agumana na Dawidi, ntiyareka asubira kwa se. Yonatani anywana na Dawidi kuko yamukundaga nk'uko yikunda. Yikuramo igishura yari yambaye, agiha Dawidi, kimwe n'indi myambaro ye n'inkota ye n'umuheto we n'umukandara we. Dawidi yatabaraga ahantu hose Sawuli amwohereje, agatsinda. Sawuli amuha umutwe w'ingabo ategeka, kandi Dawidi akundwa n'ingabo zose ndetse n'abagaragu ba Sawuli. Ingabo zitabarutse Dawidi amaze kwica wa Mufilisiti, abagore basohotse mu migi yose y'Abisiraheli aho Sawuli yanyuraga, bakamusanganira n'ubwuzu, baririmba, babyina, bavuza ingoma kandi bacuranga. Abo bagore barikiranyaga bishimye bagira bati, Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi we yica ibihumbagiza. Ayo magambo Sawuli ayafata nabi, ararakara cyane, aribwira ati, Dawidi bamuhaye ibihumbagiza naho nge bampaye ibihumbi gusa, igisigaye ni ukumushyira ku ngoma. Kuva uwo munsi Sawuli atangira kureba nabi Dawidi. Nyuma yaho Imana iteza Sawuli wa mwuka mubi, atangira gusaragurika mu nzu iwe afashe icumu mu ntoki. Ubwo Dawidi yacurangaga inanga nk'uko bisanzwe. Nuko Sawuli aribwira ati, ndatera Dawidi icumu rimushite ku nzu. Ariteye Dawidi aryizibukira kabiri kose. Sawuli yatinyaga Dawidi kuko Uhoraho yari kumwe nawe, naho Sawuli Uhoraho yaramuzinutswe. Sawuli niko kumwikura iruhande, amugira umutware w'ingabo 1000. Nuko Dawidi akajya aziyobora ku rugamba. Ibyo Dawidi yakoraga byose byaramuhiraga kuko Uhoraho yari kumwe nawe. Sawuli abibonye aramutinya. Icyakora Abisirayeli bose n'Abayuda bose bakundaga Dawidi kuko ari we wayoboraga ingabo ku rugamba. Dawidi arongora umukobwa wa Sawuli. Sawuli abwira Dawidi ati, dore Merabu umukobwa wanjye w'imfura nzamugushyingira, upfa kunkorera gitwari ukayobora ingabo mu izina ry'Uhoraho. Ubwo Sawuli yaribwiraga ati, ye kuzaba ari nge wica Dawidi, ahubwo azagwe ku Bafilisiti. Dawidi asubiza Sawuli ati, ninde kandi naba ndi mwene nde kugira ngo mbe naba umukwe w'umwami w'Abisiraheli? Ariko igihe cyo gushyingira Merabu kigeze, ntiyashyingirwa Dawidi, ahubwo ahabwa Adiriyeli w'Imehora. Undi mukobwa wa Sawuli witwaga Mikali aza kubenguka Dawidi. Sawuli ngo babimumenyeshe biramushimisha, kuko yibwiraga ati, nzamumushyingira mubere umutego uzatuma yicwa n'Abafilisiti. Sawuli arongera abwira Dawidi ubwa kabiri ati, uyu munsi uraba umukwe wanjye. Nuko Sawuli ategeka abagaragu bati, muzihererane Dawidi mumubwire muti, kuri umutoni w'umwami n'abagaragu be bakagukunda, wakwemeye ukaba umukwe w'umwami. Abagaragu basubiriramo Dawidi ayo magambo. Nawe arabasubiza ati, ariko se mwebwe mubona kuba umukwe w'umwami ari ibintu byoroshye? Ndi umukene n'intamenyekana. Abagaragu ba Sawuli bamutekereza uko Dawidi yababwiye. Nuko Sawuli ashaka uko Dawidi yakicwa n'Abafilisiti, abwira abagaragu be ati, mumubwire muti, umwami nta nkwano yindi ashaka uretse guhora inzigo abanzi be. None rero uzamuzanire ibinyita 100 byakebwe ku Bafilisiti. Barabimubwira, maze Dawidi yishimira ko azaba umukwe w'umwami mbere y'igihe cyo kumushyingira. Ahagurukana n'ingabo ze, bagaba igitero, bica Abafilisiti 200. Ibinyita byabo Dawidi arabizana, babiha umwami,
nta na kimwe kiburamo kugira ngo azakunde abe umukwe w'umwami. Nuko Sawuli amushyingira umukobwa we Mikali. Sawuli abona ko Uhoraho ari kumwe na Dawidi. Nuko umukobwa we Mikali yakundaga Dawidi cyane. Nuko arushaho gutinya Dawidi kandi akomeza kuba umwanzi we iteka ryose. Abategetsi b'Abafilisiti bajyaga bagaba ibitero, ariko buri gihe Dawidi akabatsinda kurusha abandi bagaba b'ingabo za Sawuli, bituma aba ikirangirire.